Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bose bakomeje kugenda bagaruka kuri aya marorerwa, kuri aya mahano, kuri iyi nkuru y'icamugongo yumvikanye hano mu karere ka Rulindo. Mbega amahano, mbega amarorerwa abereye muri kano karere ka Rulindo. Mbese byaba ari ibiki ko bagiye batandukanye bose bongeye kugaruka kuri aya marorerwa yabereye hano mu karere ka Rulindo? Byinshi rero urimo uragenda wibaza nibyo tuje kugenda tubasobanurira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero tutangire n'inkuru yacu irimo iragenda igarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, aho kuri ubu nta yindi nkuru irimo iragenda ivugwa mu bitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ni inkuru yabereye hano mu karere ka Rulindo mu murenge wa Mbogo, akagari ka Mushari, mu mudugudu wa Nyakabuye, aho habereye inkuru y'umugore witwa Mukanagwera Janvier uri kurega atabaza ubuyobozi ngo bumurenganure nyuma yo gusambanywa ku ngufu na musaza wiwe. Ati rwose ngewe kuba narafashwe ku ngufu na musaza wanjye, ati rwose ndumva ari ibintu biteye ipfunwe kandi biranambabaje cyane. Nyirubwite rero avuga ko musaza we Ntaganda Evariste yamusambanyije ku wa kabiri tariki ya 5 Kamena uyu mwaka wa 2025. Amakuru agera mu itangazamakuru kandi avuga ko mu rubanza rwa bariya bombi rwaburanishirizwe mu nteko y'abaturage mu cyumweru gishize, urega yavuze ko mbere y'uko musaza we amusambanya bombi bari bahoze basangira agacupa ngo maze barebana akana ko mu jisho. Yavuze ko ubwo batahaga mu masaa 7 z'ijoro bakigera iwe, Ntaganda yabanje kumusaba ko yafungura bakaba baganira, ariko nyuma y'umwanya muto ahita amusambanya ku ngufu ku buryo byanamuviriyemo gukomereka bikabije, kuko yaramaze imyaka 25 nta mugabo abona. Ngo rero uyu Ntaganda ngo akimugeraho kubera uyu mugore yari abikumbuye nyine, ngo yumvise biryoshye, noneho uyu mugabo nawe aza kuza gukora amahano, noneho nawe arenza urugero aza kuza gukomeretsa uyu mushiki wiwe bari biriwe basangira ku gasembuye. Muri urwo rubanza rero kandi umukuru w'umudugudu wa Nyakabuye bariya bombi batuyemo, Niyigena Emmanuel, yahamije ko ubwo nk'ubuyobozi bwatabazwaga bageze mu rugo rwa Mukanagwera mu masaa 9 zo mu rukerera bagasanga Ntaganda yamufungiranye mu nzu arimo avuza induru, ngo gusa nyine ngo ntabwo twabyemeza koko niba yararimo aramusambanya, gusa nyine yarari mu nzu y'uyu mushiki wiwe. Nyiri gusambanya mushiki we ubwo yari imbere y'inteko y'abaturage yahakanye yivuye inyuma ibyo yaregwaga, nubwo yemeye ko muri iryo joro yageze iwe bakanicarana mu nzu bakaganira nk'umuntu biriwe basangira, ngo ariko ibyo kumufata ku ngufu we ntabyo yigeze akora. Amakuru kandi agera mu itangazamakuru avuga ko urubanza rwa Mukanagwera na musaza we rwarangiye uregwa atanyuzwe nuko ikibazo cye kitakemuwe, ibyatumye rero akomereza ku rwego rw'umurenge wa Mbogo bano bombi batuyemo. Rero amakuru kandi twabashije kumenya ngo nuko mu cyumweru gishize ubuyobozi bw'uyu murenge bwahamagaje Ntaganda ngo abwitabe ku wa kabiri w'iki cyumweru turimo. Icyakora inshuro zose twabajije Nyirumuringa Pierre Damien uyobora uriya murenge iby'aya makuru yirinze kuyemeza cyangwa kuyahakana, ahubwo ahitamo kuruca ararumira arituriza, nta kintu yigeze atangaza cyerekeranye n'iyi nkuru. Amakuru kandi agera mu itangazamakuru nuko nyiri gusambanya mushiki we yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda ku wa 3 tariki ya 11 Kamena uyu mwaka wa 2025. Abantu benshi cyane bakomeje kugenda bagaruka kuri iyo nkuru yagiye itungura abagiye batandukanye, bose bavuga ko uyu musaza w'uyu mukobwa rwose yakoze amahano. Ati gufata mushiki wawe ku ngufu rwose ati ni ibintu biba bigayitse, ati umuntu muva indimwe ukamukorera amahano nk'ayo ngayo rwose
ni uko agomba kubihanirwa nyine mu gihe kino cyaha azaba acyemera. Rero abantu benshi bumiwe, abandi nabo babura icyo bavuga bitewe nyine n'aya mahano yabereye hano mu karere ka Rulindo muri uyu murenge wa Mbogo. Abantu benshi ari nk'uwagize ati rwose yahemukiye uwo mukobwa, kuko niba yaramaze imyaka 25 atarabikora cyangwa nta mugabo aherutse guhura nawe, murumva ko rwose yamuhemukiye. Kandi n'uwo mushiki we nawe ndumva wasanga yarimo arabeshya, ati harebwe igikorwa kugira ngo nyine barebe koko niba ibyo ngibyo byarabayeho. Reka rero dusoreze hano n'aya makuru yacu, byinshi tuzakomeza kugenda tubakurikirana byerekeranye n'iyi nkuru, tuzabigarukaho mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Tuzabamenyera niba koko uyu mugabo icyaha arimo arashinjwa n'uyu mushiki wiwe koko niba ari cyo, ndetse tunamenye n'icyatumye uyu mushiki wiwe koko niba ibyo ngibyo uyu musaza we yaramukoreye ibyo bintu bya furambi. Reka rero dusoreze hano, mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe.